ko nyine ibintu bikomeye kurushwa twabitekerezaga. Njye kera nifuje kumubwira nagira ngo musaza wanjye ararembye kandi mwese yabaye umugabo wanyu muze tureke twatekeza tumuvuze. Kundeba gutyo se we yararanye nawe. Niba waraganira nawe neza mukaganira yigiza kubwira ko nge ariyo hari ikintu cyenze ariko nawe abaye umugore hari iki ngo umugore we ntabwo nigeze mbana nawe mu nzu ko ari wowe se yambaye. Bacu mwese mudukurikiye ni kuri KZTV show nk'ibisanzwe, ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza we tubana umunsi ku wundi. Reka nshimire by'umwihariko we wakoze subscribe ndetse na comment ku biganiro byacu. No kuri ndabashimira mwese mudukurikirana umunsi ku wundi, niyo mpamvu nawema kubashimira buri munsi. Uyu munsi rero nasubiye muri wa muryango, ntago byoroshye buriya ahantu hari ikibazo biba bikwiye kuguma tubaganiriza twumva uko bimeze. Murabizi papa Shafi ararwaye, bushize nagiye kumusura nsanga ibintu bimeze nabi, byageze ku yindi ntera uko hashira iminsi aho koroha ahubwo birakomera. Rero uyu munsi abavandimwe bifuje kuganira kugira ngo hagira igikemuka, kubera ko uyu mubyeyi yumva ko hakwiye gutanga ubufasha kandi bugomba guhera ku badamu be yashatse. Rero niyo mpamvu turi kumwe, hari ibyo yifuza kugeza kuri uyu mumama ndetse hari n'ibitekerezo yifuza guhana, kuko n'ubutabazi buri gukorwa nawe yagira icyo akora nkuko yavuze ko azajya amufasha uko ashoboye. Nuko navuga ko ari nk'ibyo ngibyo, ariko reka mbanze mbaye ikaze mu kiganiro. Mama umeze ute se? Neza Urakomeye? Yego ndakomeye. Ni amahoro. Ni amahoro. Kuri kumureba nabi kuri kureba mu mubyeyi w'abandi nabi. oya Kuri kumutegereza cyane. umutima mubi mufite. Nta mutima mubi. Umeze ute se wowe? Nanjye Akambebe karaho. Ese mwana yitwa nde? ibyo bigira ibanga by'umwana w'ingari. Ni umukobwa se cyane bagiye kukubaza nimba ari umukobwa cyangwa niba ari umuhungu. Aya ibyo byihorere by'umwana ameze neza. Umwana ameze neza. Kuramuhisha umunsi tuzamugwaho. Nubundi tuzagomba kumwereka famille mu muryango nguyu. Ugomba kumwereka n'umuryango. Gusa umukecuru azenda atatamubonye. Umukecuru se na se nakubwiye ubushize ko na se wamubyaye nyirizina ntaramubona, ariko ni ikibazo. Ntago ari ikibazo, nibo babifitemo uruhare. Ariko yifuza kumubona yarabikubwiye. Si ubyifuza kubona umwisenge neza. Namabura azamubona nyene. Azamubona. Hanyuma umubyeyi yari yifuje ko muganira, numvaga yakubwira aho umugabo wawe uko ameze. Twaganira ku kibazo cy'ura mugabo wanyu twose tukareba icyo twageraho. Ni wowe mugore mukuru cyangwa ni wowe mugore muto? Njyewe ntabwo mbizi kuko ariko ninjye mperuka sinzi kuko uriya mugabo agiraga abagore benshi. Ntabwo nzi niba ari njye mperuka, ntabwo nzi niba nyuma haraje abandi. Ibyo ntabyo nzi. Ntabwo uzi umubare gusa ariko baka kanya ninjye muheke mwana w'uruhinja sinzi ndi wasanga n'undi twite sinzi kandi. Amen. Ariko nawe utamenya ukiri muto cyane. None se kuko niyo naje mfite kwihuta kugira ngo njye kureba umwana kugirira vuba humura nitwenda kugutinza. Yego zako nyine ibintu bikomeye kurushwa twabitekerezaga. Njye kera nifuje kumubwira nagira ngo musaza wanjye ararembye kandi mwese yabaye umugabo wanyu muze tureke twatekeza tumuvuze. Kundeba gutyo se we yararanye nawe. Niba waraganira nawe neza mukaganira yigiza kubwira ko nge ariyo hari ikintu cyenze ariko nawe abaye umugore hari iki ngo umugore we ntabwo nigeze mbana nawe mu nzu. Ko ari wowe se yambaye. Uzaganire nawe ubimubwire neza, kuganiriza aguha amakuru yose. Nta kintu cyenze kutabana mu nzira ko nibuze kutari umugore we kuko twarabyaranye ndabyemera cyane. Ariko yizarambwira ngo tumureke umugore wawe ngo umugore we ikindi wapi kuba twarabyaranye urabizi neza keza nta kintu ugize amarira narabyimenye. None se nawe umwishyure? Oya si ukumwishyura
navuze ko ngiye mu burwayi afite sinzamuterana nkuko yantereranye. hari icyo uramufasha se byibura kuva Yarantereranye. hari icyo uramufasha kuva wabivuga Kuva nabivuga ngiye ncisha kuri mama, ntabwo ari ngombwa kujya kubivuga. Aca kuri nde? aca kuri nde Gusa afite telefone se? ni uretse urayamuha ntayame ngo njye guhaha Sinzi niba narayatanze utaraza, ntabwo mbizi. Ariko ngeyo mbonye ngerega umenye ko mfite inshingano z'umwana we, ngomba kureka nta wundi muntu bimfashamo. Zaba izo senyi zaba icyo gihumbi nyohereza uko nayabonye. none se Ntabwo ari ibya mirenge nohereza, ntabwo ari amafaranga yandi uvuge ngo ne nayabyara undi mushinga. Ntayo. ariko muri yaranashatse ubu ngubu koko ubu kurushira isoni wa mudamu. Ntabwo mama ntabwo nshira isoni. ubu se reka nkubaze reba uramutereranye uramuretse n'undi mudamu yaramutereranye muramuretse yararembye se koko mwaje mugendere. Ahubwo reka nkubwire nje nta nubwo nakabaye namamagara ngo nanamwitabe cyangwa nanamureba. Kubera iki? Bitewe kubera yuko ibyo yagukoretse n'ibyo wamwitura sinabimwituye nyine, niyo mpamvu nanjye yankeneye ndamwitaba. Ambwira ko yarembye ndamusura turaganira, ariko bitewe n'ibyankoreye ubundi abaye arundi sinakabaye ngiye narigize mugera n'imbere. none se wenda reka ubwo turi kwibaza nk'uyu mubyeyi nawe ubaye wowe urumva ikibazo cy'uyu mubyeyi aravuga ati nanjye nari ngiye kumusiga mbona ari wenyine tugumana mu rugo, ninjye umurwaje, nanjye umurwaje ntacyo mfite, n'uwarwaje ntacyo afite. Papa Shafi ukuntu asigaye ameze ni ukuvuza induru gusa, amaguru ntukoraho, umugongo ntukoraho, ni ugutaka ahubwo uko aho koroha biri kwiyongera. Waragira ati urumva nawe mumwumve ku ruhande, mumfashe nawe kubabwira suko ari ukubura ibyo akora, nawe afite urugo yataye. mfite ubwo nataye. Nigize numva yicara avuga ngo imitungo nitwe twaheriye. Harimo n'ikintu numvishemo ngo cy'uburozi ni iki? Nabikubwira ngo uburozi ngo yararozwe. ntawe navuze. Niba yararozwe ajya kumuvuza. ntawe umuntu navuze, ariko se Wagiye ukajya ukuntu kumuvuza ataka uko kurabona atari uburozi. Niba ari uburozi N'uburozi. pfa kuba yarabimenye ajya kumuvuza mu bamuroze sindimo. yewe ushobora kuba utarimo, ariko n'abandi baramuroze. wikitanguranwa oya wikitanguranwa ibyo byo narabyumvishije, ariko ntiyavuze nta muntu ntiyavuze navuze izina, izina. ariko mu bo wavuze mwese ni wowe. arengana. niba ari wowe rero Simbizi. ni wowe se. Oya. wikita ubyihitirira tubyitirira pe. Oya yaravuze ngo avuga ngo abagore be nibo bashaka baramuroze. none se uriya mukecuru uriya ushaje kuriya avuga ikindi ngo imitungo ye neza twahiriye uko bisi neza. Aka kanya nkubwiza ukuri n'umwana aka kanya mfite nta kigoma cyenzi, nta na pampi ya 200 yiwenze. umugore usa gutya reba ukwasa. ntayo ariko we ntayo urukweto rwiza, ijipo nziza, si ubwo umwana umuheka utanishipo ra. umwana wanjye ntagutera ikibazo uko namuheka kose ntubigireho ikibazo, ako umwana wanjye ameze neza. yabuze amafaranga mu mutero w'inyuma. oya kuko ayo mafaranga ntayo nigize nicyo. ninde we? niba nanariye n'ubushize nabikubwiye nta n'ukwezi kurenza hano nanariyeho. ibyo tubireke none reka se babwire. ko mwese mwitakana ntayo nariye yarayataye. ariko uribuka tuburana ngenda no kujya muri libre abyibuka. erega ibyo ndabizi, ariko ntabwo ushobora kumenya ntabwo ushobora kumenya umubano hagati y'umugabo n'umugore. hari ibyo mushobora kumbwira, hari n'ibyo mushobora kutambwira, ariko ingi cyo nzi cyo nuko mwese mwitakana ngo ntayo nariye. ese yaratakaye barayamwibye. ntabwo mbizi ngewe namaze gutwara inda mba nkutawe hehe hirya iyo. mwese ko ari wowe ngo ashaka. ndagenda mu buzima bubi mbubamo, ngenda gerageza kubwikuramo, n'ubu sindabuvamo ku buryo nanjye kumeze neza. meze neza, ariko ntabwo ndava mu buzima bubi numva ngo mbayeho nk'uko mbyifuza. ntabwo ndabigeraho. kuri kumbwira ngo imitungo ya Papa Shafi ntayo nzi. mbaye nyiza umwana wanjye yabarambaye umwenda mwiza, akambara pampa igezweho. ubu ngura pampa detaye, nakaba nanjye mfite igishashi cya pampa mu nzu. none se dukora iki muri ako kazi wanjye? reka noneho tugire ntabwo mbizi, ariko ngiye kugusaba ubufasha. ariko hari undi ntago ariye gusa.
wenda wabwira oya njyewe make nari ngiye kumusaba ajya ninjye mugore njyenyine ninjye yibasiye oya ntabwo aba nibasiye cyangwa ngiye kumusaba waranyibasiye simbazi nese ubwo nzababona ntego murebe ukuntu twafasha urabahuye nabo bambwira ngo urabazi ngo ntacyo nanjye nafashe ubwo nanjye ngo nabonye umugabo niko twahuye bambwira nawe ariko urabazi nyine uruva kubaza ese bari kubwiye mudahuye uzi n'umwe nta wundi nzi mugeze kuri ubu ngeze kuri uwo pe ntaza haba ndahazi se nta kanomero kase ufite ntayo ariko mana yanjye nabonaga muganira neza nta nimero mwahanye we nta wapi nta nimero yenze gusa yajyaga abwira ngo yego ubwo nawe ngo umugabo ndamuguhariye n'iki n'iki ariko nta mugabo wa mugabo nasanze wa mukeba wawe se umaze nk'umukecuru ushaje wowe ntabwo muzi ubu ntabwo baziranye ntawe nzi ntawuzi ariko nyabusa ndetse simuherukana hari ushaje muri mwese mukuru uwo ntawe nzi uwo nawe nyine antera twatambwira ngo ubwo nawe rero muzi ko abonye umugabo kandi koko nsanga umugabo twahuye nawe tugiye gukora umukwabo w'abagore b'uyu mugabo niko bimeze ke wasanga bo bazi tuzakoresha inama ngenda bazi nzi n'amazina yanyu ariko urabizi neza mwabo bagore kare njye uri hanyuma yo mu bukene mu bijyanye n'ubukene ariko ngo niyo ari amafaranga ubu kuko ari yashatse nyuma sinjye uri hasi yewe yarambwiye ngo uyu nguyu kuko yashatse nyuma ngo niyo ari utwari dusigaye uko banki yashigaje ngo dukeye none rero ni ukuri mfashe aho yarakubeshye niko yambwiye kuko abandi barambwiye ati reka tubonye hari ubwo rero ni ugushaka ikintu ngiye kubabwira ni ukuri nibabona n'ikiganiro bakakireba umutima wabo bakomange ni ukuvuga ngo umuntu ararwaye ararembye aho umugabo aryama ukumva umugabo ari muri orororororo ari umuntu w'umugabo umugabo kujyana kuri gose indwara ararwaye umugabo yitsicishije umugabo wose ubu naramwogeje koko muhari oya warahagaze urwanga amaroza se kwagenze ku maroza herega ni musa tugere tujya kumuvuza se ko n'umukuru we ujya kuvuza wa bamuroze sindi usema kuri ariko ari kuri kwikeka oya ese ko wikeye yavuze mu bagore mw'abagore nanjye nkeka ndi ntabwo ari wowe sinamukeba wawe nabo hanze rega bamuroga okay n'abajya kumuvuza rero uri mushiki we yakuvuza musaza wawe muri amaraso amwe ariko nawe rimwe genda uvuza musaza wawe nawe uri umugore mwahuje umubiri ari nawe mwahuje umubiri wamuvuza byakara kurenza singuye bonse ibere rimwe ikintu nemera nuko muhekeye ndamuhekeye kandi sinzanabimusuzugurira tumuvuze rero uretse niba umuhekeye ejo akapfa nta bushobozi mfite ataranaho abantu 8 umva nkubwire 8 suri njye nta bushobozi mfite 8 arawufite ukabyara 8 yari kuzabase ko numva ngo atejwe na banki ntazina simwe mwabiriye izo kerede sinzeza bavuga dore ikintu kigiye gukorwa rero yewe igitekerezo mfite ubu tugiye kubana ibitekerezo ariya wikomeza kubikomeza ngo bavuze ngo umuntu ko yarozwe ariko nta wakuvuza izina ariko nduvango yararozwe nawe uratitsitse ntawe ugeze amusuzumisha uburozi nyine uburozi ntibarabusuzuma ariko kwa muganga yagiyeyo baburwaye igihe batarabusuzuma rero basanga ngo yararozwe ngo kubanza ise kuri kwanga kuvuga ko yarozwe ukagira ikibazo ariko se wagira ngo ufite ikibazo ese ko wanga kubyemera ko atari uburozi kwa muganga babuze uburwayi bamucishije mu cyuma babura uburwayi kandi amaguru aramurya ibyo ntabwo mbere ese ko numva wishinze nkaho ari wowe wabaramuroze oya nuko yaravuze ngo ibintu ngo baramusuzumishije ngo iki n'uburozi kwa muganga yambwiye ko yagiye ariko nyine kwa muganga mu kivuga hari umuntu wari wamujyana mu kinyarwanda ngo narajyayo mwitse sawa karukaru uburozi rero sawa barabana byari ntacyo se yajya yateko niba ariko bishaka nta kibazo ahubwo ubushize yavuze ko hari isambu twe turi kuganira n'abasuye avuga ko niwe ndi kubwira avuga ko afite isambu ngo mu cyaro wari wongera kuhamagara ngo baze amakuru niba ari ihari cyangwa niba nayo yaratubeshyaga niwe yarabeshye pe nta makuru wigeze umenya y'ahantu yaguze isambu narahamagaye umuryango ndababwira bati ariko noneho mwasaze iyo sambu yarayiguze ntitwamusinyira iyo sambu yarayiguze ntiyazana n'umwana n'umwe ngo amusinyire ati yewe ati nashakishiriza ahandi ariko nta sambu ihari urumva ko yabeshye nanone urumva papa Shafi reka nayo byaramucanze akari guhinduka
rero icyo narindi kuvuga kubera kubw'ibibazo byose biri kuri papa Shafi nawe ni umugabo urumva nawe ari kwidebera avuga ati reka mbabeshye kiwenda nabwo yaratubeshyaga iyo kintu numvaga nuko habaho ikintu cy'umuryango guhamagara umuryango hagakorwa inama hakabaho kuganira kwa famiye iyo mvuze umuryango simvuze ngo uhamagare mama wanyu cyangwa nyogokuru ya umuryango uri hafi abari hafi nyine iyo mvuze bari hafi harimo n'abo bagore iyo mvuze bari hafi harimo n'abo bana umuryango uri hafi mugaterana n'inshuti n'ababazi inshuti cyangwa se n'agahamagara inshuti ze za hafi nta muntu utagira inshuti abo mukura nabo bakuranye barahari babaga bagenzi be hakabaho ikintu cyo gukoteza cyangwa se inama yo gushaka ukuntu papa Shafi avuzwa yego kuko kano kanya ntago wabwira Ariya ngo uzana amafaranga tuvuze umugabo wawe ntiwabwira mama Shafi ngo uzana amafaranga tuvuze umugabo ntiwabwira ngo Keza ngo uvuze umugabo ntago nanjye nabona ubwo bushobozi sibyo buriya ariko iyo abantu bagiye bafatanya havamo ikintu kinini Ariya yatanze 1,000 nanjye ngatanga 1,000 nakana k'1,000 umugore w'1,000 ngenzi neza ko gufatanya havamo ikintu kinini ikintu gishoboka nge natekerezaga numvaga habaho umuryango gufatanya tukareka kwitana ba mwana kuvuga ngo ntacyo yamariye ngo nabana ngo ntacyo bamariye ngo nge ntago ngo namusabye kirakinyema ibyo tukabishyira hasi ngo tukareba ubuzima ukaka isa nisa ushaka kumva umuntu ngo byarangiye yego kandi abantu dukunda bapfu wasanga wari mu muryango ku muntu ugaragara ari gusa abandi ngo bigize gutya bigize abantu ibindeba hoya ngiye icyo ngiye gukora ngiye kubashakisha mbabwire bahamagare nawe uhamagara abo bakeba bawe abahe abo babiri basigaye nako ngo riba none ngahagiye no kuboneka nta nimero zo wambabare ya mubyeyi nunze nta nimero ndazifite ngo zimwe zabo uzazimumere ndabuzifite nimero zabo njye kuzituma ariko urumva ntago turi kuvuga abo mu cyaro urumva abo mu cyaro baravuze bati ntacyo yatumariye harabayeho ngo famille nabo bagore bagomba kuza mwese none se famille n'uyu gusa oya famille urumva we yabisobanuye akabibaho batashatse kuza yego ba nyina biwabo baramutereranya ntabwo babyumvishije nabyumvise abiwabo baramutereranya ngo famille harimo wowe nago famille ari gusa famille n'uyu nguyu wabashije kubona wenyine abandi ni bakatabirora kandi ibyo bibaho mu miryango ibyo bibaho nunabitinde nkuko namwe mwabaye nk'abana kandi muri abadamu ibyo bibaho iyo mvuze famille n'uyu ubwo nyine n'uyu wabonetse mu muryango mu miryango w'iwabo hagakurikira abagore be hagakurikira abana be ubwo ni inshuti n'abavandimwe baza baba bari ku ruhande ubwo wabaje azi nge nta nshuti za papa Shafi nzi inshuti ze zamucitseho zaragiye zose icyo basangiye ni muhe za kibyengeye kugira ngo ngaragare no rwose za kibyeze uko nta kibazo n'ubundi sinakabaye ngaragara ariko mfasha no kuri noneho fasha ushaka abo baba njye mfite nimero zabo urazifite urabampamagarira mfite nimero zabo nuzishaka ndaziguha njye ntago nahamagara mvuga ko ya uzime nanjye ndabahamagara n'ibitekerezo baramukanaka muramukazi oya ndabaza mubwire mu mabisenyereza abanye mbasuhuze tuganire cyane kandi n'ubwa mbere ngo mamuhuye n'ubwa mbere ese ko yarabiduhishe nuko rero uburwayi ni ikintu kibi tuze hano aha mu rugo ntabwo twajya ahandi tuze hano mu rugo habeho inama ya famiye abana n'abadamu be nawe uhagarara ubwo twavuga ko uhagarariye umuryango we kuko niwe wabonetse na papa Shafi nubwo arwaye ariko nawe azaba hari habeho ikintu cyo gukora inama ya famiye kandi igomba kuvamo ikintu kizima nako maze ababyeyi bundi papa Shafi agira arabafite ariko barashaje ni umukecuru n'umusaza none kwa ko nta n'ikintu yabamariye yewe sinzi ako mubyeyi byanga byakunda umwana ariko iyo kibira kirigata ntabwo abantu bakira ibintu kimwe hari ushobora kutakiri gatanu gusa inka si ry'umuzima itawucira ariko hari yawucira biterwa buriya nta wamenya uko abantu baba bagira ngo nabagira arabagira arabafite ariko urumva barisaziye bagiye gutega imodoka nabo baze muri iyi nama we barashaje basanga apfuye baza gushyingura
none se apfuye we ntiwarira ese apfuye we ntiwarira oya ari tuvugisha ukuri none kuvuze ngo barashaje bazi apfuye ku kibazo se kuko aba yapfuye bakabaye nabo bazakara umwana wabo kuza kwabo n'ubundi bashaje gutyo no kubabwira icyavu niba hari icyo batanga niba ari umurima batanga n'ubundi bavuga kuri telefone bati twawutanze niba bawufite niba ari icyo bafite n'ubundi bagitanga ariko nimba batabishaka ntabwo wajya gufata ibintu byo mu miryango reka twe kubyinjiramo ni umuryango we bafite uko bari babanye ahubwo icyo gitekerezo mfite muracyumva gute tugahamagara abantu tukajya kwa papa Shafi tukaganira ikibazo buri bona akavuga uko abyumva abana afite abana bakuru afite abana niba yaramaze kubahengamo kose nyine ari umuntu afite abana bakuru tuzameze afite abakobwa n'inkumi urumva singiye sindavugana nabo bari abadamu kuva yarwara ntawe ndagerageza kubwira ariko nyine byose no kugerageza n'impamvu ngira ngo uyu mubyeyi aba ari uzabahamagara abibwiye nzabahamagara kuko njye ntabwo najya guhamagara mvuge ngo mama Shafi ngo nitwa Keza ngewe se ngende igiki mu muryango se ngende mu muryango yumvise aramutse akumvise ashaka kubyubaha akazi reka abana bari n'abakuru ntabwo ari ngombwa guca kuri mama Shafi none no guhamagara abana babaye ari bakuru abana ni nyina uhamagara umwana se yaza atabwiye nyina abana ni nyina babwira nyina gusa abana bagwa ko bagiye abana se yaza nabari abana bakuru nabo baba bariya do barimo kwa niyo mpamvu wasize umwisengeneza wanjye ko uruhinja nabo yakari uruhinja ariko niba mugendana iyo muhetse ntabwo amererwa neza ntabwo iyo muhetse bameze neza nkanamusuhuza koko iyo muhetse ntabwo aba ameze neza rwose ariko mara uyu mugabo nawe yagiye ashatse pe ngo ntabwo ameze neza iyo muheka ntabameze neza iyo muheka ari ukuntu heka umwana kubera atamenyereye guhekwa akaniha umwana udahekwa se ko ari bibi ku bakozi muheka gusa ntiyazanye akada oya nta akada si umwana w'uruhinja azana akada ntacyo icyo gitekerezo mbahaye muracyumva muti icyo gitekerezo guhaye njye ndumva inama y'igitaraganya kibwire muramukazi wawe nawe kirakunda ese we ntuhare ntituri njyewe ni mu mamagana nzitaba hari undi mushaka mbazanira njyewe sazane n'umwana asuhuze papa atazapata n'ubu hari undi mushaka ngiye ko nzana batazapfa yagiye gupfa oya none se igihe azabura ubufasha bwo ajya yicara akamubwira ko ari agiye azapfada barasabura abona azakira yego kuma nawe se ntukajya utekereza nabi urimo uratekereza nabo gakabye kakanya namwishe ntibayavura none se tuzamuvuza nayo barayavura urumva barayavura ariko kuko papa Shafi ubushize yarambwiye ngo nimushakire umuganga ntabwo wajya gushaka umuganga n'umunwa gusa abantu bo mu cyaro baba bazi abantu bavura niba ari ibinyarwanda niba bazi neza ko oya ni Kigali barahari Kigali barahari urumva ikibazo cyabaye impamvu ranze kumushaka ntabwo wajya kubira ngo muganga ngo nomore ku muntu uvura amuvure se ntacyo amuhanyabo niyo mpamvu nabaye ndetse ndavuga ati reka kuko umuganga we ntiyabura amafaranga yabonetse situzi nakene wayariyo ariko byure twaganiriye umuryango waganiriye umwe akavuga ati mfite aya undi akavuga ati mfite igihumbi undi ati mfite 10 20 nzi neza ko hagira ikiboneka uko biri kose uriya mugore ntabwo abayeho nabi mama Shafi simbizi sinzi hatuye ariko ntabwo abayeho nabi ku buryo erega umugabo ngo hari imitungo yabasigiye uri ari kuribuka ko iryo hari ariho ngo nibagire vabwa afite n'umuntu afite nyina ko nabo bagiye bayijya bunyi bumva ko umugabo yarenze ubu ntacyo yagusigiye uyu watahiye ngo kwariye muri hoteli ukwezi kumwe bita bihwangira mbabarira cyane nta kintu cya musaza na kimwe mbaye nyizi nakabaye nzi ya pampa ya desi yariyeho dukeya ariko we yariyeho dukeya natwa turya iminsi mike rero igihari wagurisha televiziyo wagurisha iki niba ufite na firi ni ukuri hano no gutabara ukandi ugifite se wo mwese ufite icyo afite mbese nanjye ndabuse koko ukuri ufite icyo afite akatabara ariko uziko abantu uziko nk'ubutwo Imana ibiturinde mu izina rya Yesu kubera nyina ibibazo byabaye byinshi umuntu abayibaza n'umwumvishe papa Shafi ngo byarangiye waba ureba ko abagore badahurura bapfukamye bazanye abana batonze umurongo mu bana b'imwana n'uwe arashaka ibinigere kandi urwo ruhinja uri kuvuga utazi umurongo rugahagarara utangira ruhekwara mwitabara ariko abana bo muntu baraza niba ari abuzukuru niba ari n'abana yabyaye kandi ubutambuzana ariko abo ngabo bagomba kuhaboneka
noneho wamuheka bigakunda niyo namuheka nanamufata niyo namufata gutya ariko ntazi waza gushyira yego none se twabikoze umuntu akiri muzima ni ukuri nje udukurikiye wese abyumve abagore be yaba inshuti z'abagabo abantu mwakoranye na papa Shafi mwokabyara abagabo mwakoranye hari abo inshuti ze mwakoranye mwatabaye ngereka noneho nibwire abantu inshuti ze nta muntu utagira inshuti nawe nubwo abayeho gutya nubwo tuvuga ngo yakoze ibi nta utagira inshuti mwa nshuti mweza papa Shafi koko muri ko mwasangiye akabyeri mugasangira ahantu hose ko izo nshuti ze ziharira arambwira ngo hari abo yagiriye nubwo ngo hari abatafashije ngo hari abo yagiriye neza ariko yambwiye nta numwe nzi niko yambwiye nawe hari abajya baza kubasura bahehe ariko yagize neza hehe ko yariye were yarariye yabuze n'uwagurira byari se waza kumusura suko burya kakabari kavamo inshuti utamenya n'abagabo bajya mu kabari abagabo bakorana wasanga natanambeshye none se aba muntu arabona najya kugutabaza se abo bantu bahari ntabwo nibaza ukuntu wa mugore umuntu abo nta nshuti watabaza ntawe wakaka amazi oya ngo yakundaga abagore cyane kurusha ku buryo cyane nta mugabo yakundaga abagore bose bari ni batatu afite suhari se wicaye aho suhari nakundaga abagore ni batatu gusa ko numva numvishije nko mu matwi yanjye ubwo hari nta bandi nzi mwuka byarama tutajya kubeshyera umuntu nta bandi yaba yaritonda ngo bari batatu nta bandi kanazaboneka ariko rero umuntu arwaye mureke kumugerekera no kumubeshyera nyabo nta wa kane nta wa tuzi ya kintu mbasabye nanjye sinishoboye bambabarira ikintu nemeye nuko niba mbonye izo senyisa nazimwoherereza niba ari nusu isukari niba ari irobo niyo mba nabashije kubona ubundi bifasha njye nabo ubundi bifasha mfite ntabwo ndabona nanjye ubwanjye ndacyubaka n'umwana kugira ngo ibaze niba abandi babyara bafite izo bishashi bya pampa mu nzu njye ndacyari umuntu wabijyanye ngura pampa kuri detaye detaye ariko nta birenze nabirenze nyine nayo baze kuri detaye ubare buri kimwe cyose tuzigura kuri detaye ni papa bisi buri kimwe cyose uzi wambaye ibyaye ntabwo twakuze yego da ubundi muri ntabwo twakuze yabambitse ibyaye niba cyane ibyaye igihe cy'ibyahe igihe turimo si ikibyaye uri kuyagura ibijumba uri kumarata buri kimwe cyose cyokoze ikintu kitajya kibura mu rugo n'umunyu burya umunyu wene ujya upfa uzajya urya wonyine sibyo ngabyibaze nawe nta kintu mu rugo mba mfite nta n'akazi gafatika mfite gusa murambwira ngo mfashe umuntu gute ndafashe umuntu gute ntacyo ubwo ntabwo turi kubikubwira wowe wenyine twabwiye abantu bose badukurikiye twabwiye inshuti ze twabwiye abavandimwe umuntu wese wagira umutima wo gufasha ntabwo turi kurobanura oya n'abana bengeye ko bafite akazi abafite akazi narimo bakora akazi harimo abakora harimo inkumi n'abasore abana se yabitaye ibyo ntabwo bindeba nanjye ntiyanyitayeho urumva tugendeye kuba atitayeho nta n'uwamuhanije reka n'igiceri cy'icumi ibyo nyine n'impamvu turi kubyirengagiza kugira ngo tutabitekerezaho ariko tutagendeye kuri ibyo umuntu ukaba wumva ko wagira umutima wa kimuntu gusa nta kindi tubivugira nta kindi tubikorera kandi imana ni ihemba buriya ntuzakurikira uvuga ngo yaranyimye oya imana ugira neza ukahise kuko nawe aricuza uravuga ati nakoze ikintu nawe aravuga ati imana ninkira urumva ko nawe akize atabyongera reka dukore ubutabazi imana izaduhemba ntekereza ko bitewe n'ukuntu ari kubabara atabyongera ni ukuri dusenga hamwe n'imana idufashe yego reka dusoze ariko wa mubyeyi we niba hari ikintu wabwira abadukurikiye wababwira n'icyumba wifuza bafasha icyo nifuza ni ubufasha kugira ngo tumujyane mu kinyarwanda dore rwose ararembye ni ukuri ndabasaba ubufasha pe umuntu waba unyumva wese ndamusaba ubufasha kuko ndi nyuma urabona ndi jyenyine nataye abana nataye urugo ariko burya nabonye ubufasha akajya no kwa muganga umuntu akamenya niba narwaye n'ibyo arwaye ikibazo ntituramenya ibyo arwaye kandi tukamenya n'ibyo arwaye wamenye indwara uri kuvuza biroroha ariko nta bushobozi pe nta bushobozi mu kinyarwanda ho muzajya kumenya ko yarozwe bitanga atwaye amafaranga menshi cyane
ntabwo simbizi ujya kuri umwe ukajya kuri undi akabwira ibitandukanye n'ibyo undi yakubwira none se ko kwa muganga ariko nyine ubuzima ni bwo bwa mbere ubuzima ni ubwa mbere nta nka dutunze muri Kigali ngo turagurisha nta mirima ariko ngo mubagufasha na keza nyine nawe atangira gute urakoze